irembo ni rimwe Imana dushyiriyeho ryo kutwinjiza mu bwami bwayo, niwe Yesu Kristo, umwami n'umukiza bari mu isi yose. Ko ijambo ry'Imana tubwira ko nta rindi zina munsi y'ijuru ry'abantu dukwiriye gukirizwamo. Hari amazina menshi hanze yazanywe n'abanyamadini. Hari izina rya Muhamadi, Isilamu irakomeye ku rwego rw'isi. Hari izina rya Buranamu, Ababuramu. Murabizi ko inzira ibageza kuri Yesu ni Buranamu, baca kuri Buranamu akabageza kuri Yesu, hanyuma Yesu akabageza ku Mana. Hari Ellen G. White, uwo nguwo ni fondateri w'Abadiventisi umunsi wa karindwi. Abadive nabo kugira ngo bagere kuri Yesu neza bagomba guca kuri Ellen G. White. Mu bitabo yanditse niho bifashisha kugira ngo bashe gusobanura ibya Yesu. Hari Bikira Mariya, uwo nawe ni inzira y'Abakatolike bacaho kugira ngo abageze kuri Yesu. Amadini afite ikibazo muri iyi si. Antikristo rero arakoreramo cyane kugira ngo arangaze abantu bibwire ko bajyaga mu ijuru ariko bari kujya hehe? Mw'irimbukiro. Uyu munsi ntago hariho papa wa KIZA Gatolika gusa, ba papa babaye benshi. Abanyamacacizi benshi bagiye bashinga amacaci yabo, bose bamaze kwita ba papa, nuko batari baguka ngo bagiye ku rwego rw'idini KIZA Gatolika igezeho. Niyo mpamvu KIZA Gatolika mubona gusoma biriya byatangiye ari iya padiri, ari iya papa, ari iya musenyeri, nta muyoboke wabo wemerewe gufata biranga arayisomo. Ntago wari papa wenyine uyoboye KIZA Gatolika, ubwo ba papa babaye benshi. Masasu yarabivuze, Gitwaza yarabivuze, hari n'abandi. None abayoboke babo bakirwa bahamagara papa, nk'uko tubona n'abayoboke ba KIZA Gatolika bahamagara se wabo uri kubajyana mu irimbukiro witwa papa. Ubuhanuzi bw'iri torero nibwo twicayemo, kuko igitabo cy'Ibyahishuriwe kivuga ubutumwa bwahawe amatorero 7 yari muri Turukiya y'uyu munsi: Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikiya. Aya matorero ko ari 7 yasobanuraga uruhererekane rw'ibihe itorero rizagenda rinyuramo kuva rivutse muri 33 ku munsi wa Pentekote kugeza uyu munsi, kuzakomeza kugeza Yesu agarutse, cyangwa kugeza ku mperuka y'ibihe. Ubuhanuzi bwa Laodikiya gusohora kwabwo ku bakristo bose ku rwego rw'isi ni ukuva mu 1900 ukaza ukagera uyu munsi turimo, ugakomeza ukageza mu gihe Yesu azagarukira. Icyitonderwa rero ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bwose bwavuzwe kuri buri torero, ibyo byose nubwo byagiye bibaho ku bakristo mu binyejana, uko byagiye bibaho mu isi, byose noneho byaraje biba urudubi mu itorero rya nyuma rya Laodikiya. Niyo mpamvu iri torero Imana rivugaho ibintu bikomeye: ubukristo bw'akazuyazi, ubupasiteri bw'akazuyazi, ububishopu bw'akazuyazi, ubusenyeri bw'akazuyazi, ubupadiri bw'akazuyazi, ubupapa bw'akazuyazi, ubuhanuzi bw'akazuyazi, abiyita abanyamasengesho b'akazuyazi. Ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka. Utaramenya inyigisho z'inzaduka ziri muri iyi minsi, ntabwo ushobora kumenya ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ubwari. Kandi utaramenya ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ntiwamenya inyigisho z'inzaduka ziri muri iki gihe cya none. Imana nayo irangije ibagayeho ibindi 4. Iravanga: icyambere uri umutindi wo kubabarirwa, 2 uri umukene, 3 uri impumyi, 4 ndetse wambaye n'ubusa. Nuko Imana iri kubona ubukristo bwo muri iyi minsi imperuka, nuko Imana ibona abayobozi b'amadini muri iki gihe cy'iminsi imperuka turimo. Ndakwinginze mbabara wumva ubutumwa ngiye kuvuga, wumva iki kintu kuko ni ikintu gikomeye cyane. Kiza ubugingo bwawe wumva ubutumwa ngiye kuvuga, wumva ko ubutumwa buvuga. Yaravuze ngo azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turimba ushimwe mwami. twongeye kukwifuriza amahoro y'Imana, nshuti mwene data, wowe ubana natwe ukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turasuhuza mwese mubana natwe buri munsi. Amahoro y'Imana bane namwe. Abari mu Rwanda muraho neza, abari i Burundi, abari Tanzania, abari muri Kongo, abari Uganda, abari muri Kenya, mwese mubana natwe mu karere kacu, kandi mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Turabasuhuje, mugira amahoro y'Imana, mukomere cyane kandi Imana ikomeze guhaza kwifuza kwanyu. Turasuhuza diaspora mwese muri ku mugabane w'Uburayi, abari muri USA, muri states zitandukanye, abari muri Asia, mwese turabasuhuje, mugira amahoro y'Imana. Turasuhuza n'abari muri Oceania, mwese Imana ibahe umugisha. Tugarutse mu ijambo ry'Imana mu kiganiro cyitwa ubusesenguzi kuri Bibiliya, aho turi kwiga cyane ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho kumenya, dufashwe, ariko kandi tubashe gukura mu birebana n'agakiza. Uko bisanzwe amazina yanjye ni Jalik Ikingeneye, ndi missionary
Imana iri kuduhamagarira kandi tumva duhatwa n'umwuka wera kwamamaza ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi no kumenyesha abantu iby'ubwami bw'Imana ndetse no kubabwira tubereka iherezo ry'isi turimo ndetse no kubereka tuzana amakuru yose birimo kubera mu isi n'uburyo bwinshi Satani n'icyegera cye cyitwa Antikristo bari gukora mu buryo bw'amayoberane kandi ku muvuduko mwinshi kandi bakorera mu madini, mu bayobozi b'amadini, bakorera mu nzego za politike z'isi, bakorera muri tekinoloji, bakorera mu itangazamakuru, bakorera kuri social medias, bari gukorera mbega muri ibyo bintu tubabwiye ndetse bakanifashisha n'iterambere rishingiye ku bukungu bw'isi, kuvuga ngo ku muvuduko w'ubukungu bw'isi barimo kwifashisha ahantu kandi koko Satani agomba gukora aciye mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi kugira ngo tubashe kuba twaburira mu bugingo, mu myidagaduro, entertainment. Muri entertainment aho ngaho nahari gukoreramo inshuti z'Imana. Turifuza ko buri muntu wese yakumva ubutumwa bwiza turimo turavuga, kuko mu rukundo rwinshi rw'Imana ntabwo Imana yigeze igenera umuntu kurimbuka, nta nubwo umuriro Bibiliya ivuga uzatwika abanzi b'Imana wagenewe ikiremwa muntu, kuko ntabwo Imana yigeze irema abantu ngo ibarimbure. Icyakora nibo bazabyihitiramo kurimbuka. Umuriro Imana yawugeneye Satani n'abadayimoni, ariko n'abanga Imana ntibayikorere Bibiliya avuga ngo bazapfa bose be kwibukwa. Irembo ni rimwe Imana yadushyiriyeho ryo kutwinjiza mu bwami bwayo, niwe Yesu Kristo, umwami n'umukiza bari mu isi yose. Ko ijambo ry'Imana tubwira ko nta rindi zina munsi y'ijuru ry'abantu dukwiriye gukirizwamo. Hari amazina menshi hanze yazanywe n'abanyamadini. Hari izina rya Muhamadi, Isilamu irakomeye ku rwego rw'isi. Hari izina rya Buranamu, Ababuramu murabizi ko inzira ibageza kuri Yesu ni Buranamu, baca kuri Buranamu akabageza kuri Yesu, hanyuma Yesu akabageza ku Mana. Hari Ellen G. White, uwo nguwo ni fondateri w'Abadiventisi umunsi wa karindwi. Abadive nabo kugira ngo bagere kuri Yesu neza bagomba guca kuri nde? Kuri Ellen G. White. Mu bitabo yanditse niho bifashisha kugira ngo bashe gusobanura ibya Yesu. Hari Bikira Mariya, uwo nawe ni inzira y'Abakatolike bacaho kugira ngo abageze kuri Yesu. Hari amadini menshi ya Gikristo, aho turi kuvuga amadini ya Gikristo. Abatemwe de Jehova ngira ngo waba muri amuzi sinde kubitindamo. Amadini afite ikibazo muri iyi si. Antikristo rero arakoreramo cyane kugira ngo arangaze abantu bibwire ko bajyaga mu ijuru ariko bari kujya hehe? Mwirimbukiro. Reka dusenge Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Ikubwiyo mpamvu Imana iri kuduhata cyane kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nshuti z'Imana, reka twongere tubabwire, ntago twebwe dushaka kwikururira abanzi, kuko umuntu wese ugaragaje ukuri n'ikinyoma kiri mu madini agira abanzi benshi. Ahera ku bayobozi b'ayo madini, agakurikiraho n'abayoboke b'ayo madini, aho bose baba abanzi b'uwo muntu. Niko Yesu bamugenje. Dini rya Gifarisayo barwanyije Yesu, n'abayoboke babo banze gukurikira Yesu baramurwanya, nibo bamwishe. Intumwa za Yesu n'Abafarisayo, imyemerere yose y'amategeko ya Mose mu masinagogi nizo nama bahoragamo, niyo mpamvu Yesu yabyitaga ngo ni sinagogi ya Satani. Aya mazu yose muri kubona yubatswe n'abantu ngo ni insengero barimo babeshya. Ubundi aya ni amasinagogi, bajye bazita amasinagogi ntibakazita insengero, kuko urusengero ni twebwe. Urusengero ni umuntu ku giti cye, ni rw'Imana ibamo. Naho rero ni amasinagogi, uzasanga kenshi bakoreramo amanama yo kugambana, bagambanira abavuga butumwa bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nabo ubwabo bakagambanira nayo babonye hari ubavuyemo muzima uri kuvuga ukuri kwa nyako, bakamugambanira. Ni amasinagogi nk'uko Abafarisayo bahoraga mu manama mu masinagogi yabo
bari kupanga uburyo bagomba kurwanya ubutumwa bwiza Yesu yavugaga, ndetse nawe byaba ngombwa bakanamwicisha cyangwa bakamufungisha. N'uyu munsi uyu mwuka wa gifarisayo ni uri mu bayobozi b'amadini. Niyo mpamvu umuntu wese uhagurukiye kuvuga ubutumwa bwiza no kugaragaza ikinyoma cya Satani mu madini agira abanzi batagira ingano. Ubu dufite abanzi benshi. Hari abagambirira kutugira nabi, hari abagambirira kutwica, hari abagambirira ibintu byinshi. None nitwe dukunze kwikururira abanzi, aho tubikunze, ahubwo ni umusaraba wa Kristo. Ni Kristo n'ubutumwa bwiza yasigiye itorero mu isi. Mission yadusigiye. Abanyamadini barayideviye. Iyo rero habonetse ugaragaza misiyo ya Yesu mu isi uko igomba gukorwa, abanyamadini bagira ubwoba kuko baba barimo kubona ko urimo kubagaragaza ko batigeze bubahiriza, bigatuma abayoboke babo babavaho. Ntabwo ari ugushaka kwikurura abanzi rero, ahubwo iteka ryose umuntu wese uvuga ukuri kwa nyako k'ubutumwa bwiza agira abanzi. Ariko Yesu yaravuze ngo umuntu wese uzatinya kumpamiriza imbere y'abantu, nanjye nzagira ubwoba, nzagira n'isoni zo kumuhamiriza imbere ya Data n'abamarayika bera bo mw'Ijuru. Aho kugira ngo jyewe ninye abantu, natinya Imana. Aho kugira ngo wange kumpamiriza imbere y'abantu ngo nshime, uzarore kunshima Yesu azashima. Reka dusenge kugira ngo Imana yacu iyobore iki kiganiro. Nyakubahwa mubyeyi dukunda, mwami w'abami, Imana ikomeye, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana yatangije umurimo mu isi kandi Imana izawusohoza. Imana yatangiye itorero muri iyi si, ikaba yiteguye kuzaryishyira ritagira ikizinga, ritagira umunkanyari mu maso yayo. Turagushimira kuko waduhamagaye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza ku isi yose. Turagushimira abantu benshi umaze kubohora, benshi bari kumenya ukuri. Turagushimira n'abandi benshi ugiye kubohora kubwo ubutumwa bwiza bagiye kumva. Turasenze ngo ikiganiro ubutumwa bwiza tuvuze tugiye kuvuga, umuntu wese utangiranye natwe ugiye kubwumva, uvugane nawe, fungura amatwi ye kugira ngo abashe kumva icyo uvuga. Dusengeye n'undi uzacyumva mu kindi gihe twaba turiho cyangwa ngo tukiriho, kizahindura ubuzima bwe, kizamubohoreho ingoyi za Satani. Imbaraga z'umwuka wera zizagera ku buzima bwe, kandi ubutumwa bwiza rasavobrinishahotakezenema buzamugeraho nawe mubyazemo umusaruro ukomeye kugira ngo nawe azabashe kubugeza ku bandi. Ngwino ubane natwe, utubabarire ibicumuro, tubabarire gukiranirwa kwacu, tubabarire intege nkeya zose tugira nk'abantu. Mana, kugira ngo tube umuyoboro mwiza ugiye kunyuzamo ibyawe, ciye bugufi kandi ushyirwe hejuru. Habwe ikuzo n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iki kiganiro tugiye gukora ni ikiganiro gikurikirana n'ikindi kiganiro twasohoye ejo. Ikiganiro twari turimo turavuga ibirebana n'amazina 7 Imana yaduhaye, atandukanye n'amazina abayobozi b'amadini bihaye. Ubundi Bibiliya igaragaza icyo bita ministry cyangwa se ministeri ya Yesu yatangije y'itorero. Ivuga intumwa, abahanuzi, ababwiriza butumwa bwiza, abungeri n'abigisha. Aba ni abantu batanu navuga ngo nibo nkingi za mwamba mu itorero rya Kristo. Akaba ariyo ministeri ya Yesu. Iyo niyo ministeri ya Yesu. Iyo usomye urwandiko Pawulo yandikiye Efeso igice cya 4 kuva ku murongo wa 11 niho bisanga. Iyi ni imihamagaro yubatse iyi ministeri ya Yesu. Hari intumwa zahamagariye kuvuga ubutumwa, hari abahanuzi bahamagariye guhanura, hari ababwiriza butumwa bwiza bahawe kubwiriza ubwo butumwa intumwa zavuze, hari abungeri bahawe gukomeza gushyira ku murongo abo bantu kugira ngo ibintu babikore neza, hari noneho rero n'abigisha baza gusesengura no gucukumbura no kurushaho gucengezamo abantu ibyo bintu babwiwe n'intumwa. Ababwiriza butumwa bakaza bakabibwiriza, rimwe na rimwe abahanuzi bakaza bagahanura, noneho binyuze mu buhanuzi Imana ivuga biri live, hanyuma umwigisha bakaza gusobanura ibyo bintu neza. Rero iyi mihamagaro itandukanye n'amatitire. Kuba ngewe nakwita apostle
ubundi abantu bashaka kubinyita ariko njye sinemeye kubyita. Ikiganiro kibanziriza iki tugiye gukora kugira ngo umuntu wese uri kubana natwe abashe kujya kurikirana neza inyigisho ku murongo bitazaza bimusoba cyangwa bikamuyobera ntabisobanukirwe neza. Ikiganiro gifite title ivuga ngo aba bagabo uko ari batatu hari icyo bahuriyeho, bagiye kurimbukana n'abayoboke babo, ibyabo biramenyekanye. Icyo niyo kiganiro twari dutambukije. Basobanuraga abantu bari kwiha amazina nk'uwitwa Masasu, uwitwa Gitwaza, kugeza ubwo basaba abantu bakanabategeka ngo bagomba kubita papa, ngo ntabwo bemerewe na rimwe kubahamagara amazina yabo. Masasu we ararengera atinyuka aravuga ngo ni njye papa w'ibitekerezo byawe. Arongera avuga ngo kandi ni njye se w'ubugingo bwawe, ngo ntiwemere gusoma Bibiliya atabigizemo uruhare. Bene da, reka mbabwire, ubundi tuzi ko ubupapa bwaje mu kinyejana, nibwira mu kinyejana cya mu ntangiriro mo hagati mu kinyejana cya 5 nibwo ubupapa bwagiyeho muri Kiliziya Gatolika i Roma. Ubu uyu munsi ntago hariho papa wa Kiliziya Gatolika gusa, ba papa babaye benshi. Abanyamacacizi benshi bagiye bashinga amacaci yabo, bose bamaze kwita ba papa. Nuko batari baguka ngo bagiye ku rwego rw'idini Kiliziya Gatolika igezeho, ariko nabo bahindutse ba papa. Nukuvuga ngo ba papa rero babaye benshi, kuko niba umuntu atinyutse akavuga ngo njyewe ngomba kunyita papa, ntukajye unyita izina ryanjye, jya umpamagara papa. Nshuti z'Imana, reka mbabwire, igihe cyose umwana akiri umwana ku babyeyi ataragira igihe cyo kuvuga ngo agiye kubaka urwe rugo, ahora atekerezwa n'ababyeyi. Mu gihe atari yakura ngo agire nawe ibindi yigezaho, ahora atekerezwa n'ababyeyi. Umwana ntabwo yitekerereza. Igihe cyose bishop wawe, apostle wawe, bishop, musenyeri, pasiteri ahagaze imbere yawe akavuga ngo jya unyita papa, uzahita umenya neza yuko birangiye, kuko abaye umuyobozi w'ibitekerezo byawe. Azaza gutekerereza. Nicyo gituma muri Eglise Catholique, muri iki dini mubona cya Kiliziya Gatolika, nta witekerereza, ahubwo batekerezwa kuva kuri padiri kugeza kuri papa. Papa arabatekereza bose ku rwego rw'isi, bikamanuka bikagera ku bakaridino, bikamanuka bikagera ku basenyeri, bikamanuka bikagera ku bapadiri. Ubundi izo mpinja, izo ntama zijyana kubagwa, izo nka zikaba zitekerezwa n'ibyo papa yatekereje, nabo ngabo ibyo batekereje, ibyo babahaye bakabyemera, bakagendera muri ibyo, bakumva ko ariko kujya mu ijuru. Igihe cyose rero umuntu azagwagarira akavuga ngo ntuzonye kwita ino zina, njye ndi so wo mu mwuka, ndi papa wawe, uzatumenya ngo abaye umuyobozi w'ibitekerezo byawe. Koko nk'uko Masasu yabyivugiye, ntabwo uzigera usoma Bibiliya atari wowe ukubwiye ngo ibi nibyo cyangwa si byo. Niyo mpamvu Kiliziya Gatolika mubona gusoma Bibiliya byatangiye ari iya padiri, ari iya papa, ari iya musenyeri, nta muyoboke wabo wemerewe gufata Bibiliya ngo arayisoma. Aho ibintu bimaze kugenda bihindukira ku mateka tuzi twese ya Martin Luther, ukuntu yaje agahindura Bibiliya mu rurimi rw'Ikidage, bikava ikagera mu Cyongereza no mu Gifaransa. Bibiliya imaze kujya mu ndimi zirenga 2000 na ubundi buri muyoboke w'idini wese agakwiye gufata Bibiliya akayisomera ku giti cye, kugira ngo pasiteri atamubeshya, kuko uwo pasiteri kugira ngo agere kuri iyo garade nuko nawe yabanje guca mu nzira urimo. Noneho rero ashobora kuba yifite izindi nyungu atekereza, ashobora kuba afite ibindi binagambiriye ku buzima bwawe cyangwa ku nyungu ze mu buzima bwe. Kugira ngo rero umumenye nuko ugomba gusoma Bibiliya. So rero icyo nshaka kuvuga nuko ba papa ni benshi uyu munsi. Buri wese arashinga akadini ke, yamara guashinga rero ngo mujye muyita papa. Murumva se ba papa atari benshi? Ntabwo wari papa wenyine uyoboye Kiliziya Gatolika, ahubwo ba papa babaye benshi. Masasu yarabivuze, Gitwaza yarabivuze, hari n'abandi. None abayoboke babo bakirwa bahamagara papa, nk'uko tubona n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika bahamagara se wabo uri kubajyana mu irimukiro witwa papa. N'abandi nuko bameze. Ariko twabonye ikiganiro cy'ubushize, iki kiganiro tubabwiye taito yacyo, twabonyeho Yesu avuga ngo ntihakagire umuntu n'umwe wo mu isi mwita data, kuko so ari umwe, ari Imana. Arongera avuga ngo kandi ntimuzigere mwemera kwitwa abigisha,
muzemere ko ari umuntu ubahiye tayito ngo ajye guhamagara ngo mwigishe. Abafarisayo barabikundaga. Nimuzabyemere nubwo muri abigisha ngiye bahamagare kwigisha, ariko ntabwo nshaka ko uko kwigisha mu guhindura izina kukabahindukira tayito yo kwitwa. Mu by'ukuri muzagara muhamagara ariko aya mazina no. Yesu yarabyanze. Igice cya 23 cya Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 23 here ku murongo wa mbere, ariko ayo magambo ari kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11, aho Yesu yasoje avuga ngo uzishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Bene data, Imana yasezeranyije itorero ryayo umwuka bura mu kinyejana cya mbere iwusuka ku batubanjirije. Birakomeza uko Kiza Gatolika yavukaga i Roma, yari ikomatanyije idini na politike. Konstanta yitangiza ubupapa bukagera igihe busimbura abakaisari, papa akajya ayobora mu rwego rwa politike ndetse no mu rwego rwa religion. Ahantu habonetse ubuyo bwinshi bituma Imana itongera kuvugana n'abantu mwese. Kuva muri za 600 kugeza mu 1517 mu gihe cyo hagati cyo bita Moyanage, ari cyo gihe cyitwa igihe cy'umwijima. Imana yarababaye, nta muntu ugaragara ko ari kumwe n'Imana, kandi abantu baba mu idini Kiza Gatolika. Uyu munsi niko duhagazemo. Ikimukwiye kukimenya nuko igihe duhagazemo ni igihe cy'ubuhanuzi tusanga mu gitabo cy'ibyahishuro Yohana igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza 22. Ni igihe cy'ubuhanuzi buvuga ku itorero rya Laodikiya, itorero ry'akazuyazi, ubukristo budakonje kandi n'ubibiri, haba mu bishop, mu bapaseri, mu baposo, mu bahanuzi, mu bitwa ngo n'abanyamasengesho, mu bayoboke b'amadini. Ni igihe cy'ubukristo bw'akazuyazi bisaba ko buri muntu wese yiga ibyanditswe byera, akabicukumbura, akareba niba ubwo buhanuzi butaramusohoyeho. Naho nta kintu twahindura, kuko ubuhanuzi bw'itorero rya Laodikiya butangira gusohora kuva mu 1900 mu kinyejana cya 19 mu ntangiriro gitangiye. Ubwo buhanuzi muzi uko buvuga. Wera ku murongo wa 14 haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye. Aravuga amagambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubiri. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero ukora akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Ukuvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone kuba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Asoza avuga ngo abankunda bose ndabacyanka bahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Dore magaze ku rugi ndakomanga, umuntu wese numva ijwi ryanjye agakinga urugi nzinjiriwe dusangire. Ufite ugutwi n'umva iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nkuko nanjye nanesheje nkicana data ku ntebe ye. Ni ukuvuga iki rero? Ubuhanuzi bw'iri torero nibwo twicayemo, kuko igitabo cy'ibyahishuro kivuga ubutumwa bwahawe amatorero 7 yari muri aka karere ka Aziya ntoya, mu Burayi bw'Uburasirazuba, cyangwa se muri Turkey, muri Turkiya y'uyu munsi. Ni aya matorero 7 yarari, ariyo Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikiya. Aya matorero ko ari 7 yasobanuraga uruhererekane rw'ibihe itorero rizagenda rinyuramo kuva rivutse muri 33 ku munsi wa Pentecote kugeza uyu munsi, kuzakomeza kugeza Yesu agarutse, cyangwa kugeza ku mperuka y'ibihe. Rero buri buhanuzi bwagiye busohora kuri buri torero. Efeso, abakristo muri icyo gihe bwarasohoye. Simuruna burasohora, Perugamo burasohora, Tuatira burasohora, Sarudi burasohora, Philadelphia burasohora, Laodikiya ubu nibwo duhagazemo. Ni ukuvuga ngo buri torero ubukristo bwari buriho muri icyo gihe, muri iyo periyode, wasangaga hari birimo gusohora bihuza n'ibyavuzwe kuri iryo torero. Urugero nk'itorero rya Efeso, ibirivugwamo muzarisome mu byumve, byasohoye kuva muri 33 kugeza mu mwaka w'100.
nyuma y'ivuka rya Yesu, buri mu kinyejana cya mbere. Ubuhanuzi bw'itorero rya Simuruna muzarisome naryo muryumve, bwasohoye kuva mu mwaka w'100 kugeza muri 312. Ubuhanuzi bw'itorero rya Perugamo bwasohoye mu bakristo bose ku rwego rw'isi aho bari aho itorero ryari riri hose, ko ryari taruzura ku isi yose, kuva muri 313 kugeza muri 600. Murumva ko turi kugenda tuza mu gihe cyacu. Ubuhanuzi bwa Tuatira bwasohoye ku bakristo ku rwego rw'isi kuva muri 601 kugeza mu 1517. Ubuhanuzi bwa Sarudi bwatangiye gusora kuva mu 1517 kugeza mu 1730. Ubwo ibi birivugwa muri iryo torero muzarisome, ibirivugwamo byasohoraga ku bakristo muri iyo periode, muri ibyo binyejana byatambutse. Hanyuma ubuhanuzi bwa Philadelphia bwasohoye ku bakristo bose ku rwego rw'isi aho bari mu 1731 kugeza mu 1900. Muzasome mwumve rero, Philadelphia ni toro nkunda cyane. Hanyuma ubuhanuzi bwa Laodikia gusohora kwabwo ku bakristo bose ku rwego rw'isi no kuva mu 1900 ukaza ukagera uyu munsi turimo, ugakomeza ukageza mu gihe azagarukira. Icyitonderwa rero no kuvuga ngo ubuhanuzi bwose bwavuzwe kuri buri torero, ibyo byose nubwo byagiye bibaho ku bakristo mu binyejana, uko byagiye bibaho mu isi, byose no byaraje biba urudubi mu itorero rya nyuma rya Laodikia. Ni mpamvu iri torero Imana rivugaho ibintu bikomeye: ubukristo bw'akazuyazi, ubupasiteri bw'akazuyazi, ububishopu bw'akazuyazi, ubusenyeri bw'akazuyazi, ubupadiri bw'akazuyazi, ubupapa bw'akazuyazi, ubuhanuzi bw'akazuyazi, abiyita abanyamasengesho b'akazuyazi. Kandi noneho muri uko kuba akazuyazi bafite ikibazo, nuko Imana bavugaho icyo bita virus yo mu buryo mwuka yabinjiranye cyangwa se ibinjiyemo cyangwa ibarimo. Ni virus igizwe n'ibintu bine, kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Ibyo bintu bine njyewe Imana ndayizi, we nize theology, njyewe ndi mfite lisansi yanjye muri theology, mfite doctora yanjye muri theology, mfite maîtrise muri theology, nize amashuri yanjye sanzwe. Umuntu wize n'ugomba kuyobora itorero, umuntu yes, iyo ni virus, kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Imana nayirangije ibagayeho ibindi bine. Iravanga icyambere uri umutindi wo kubabarirwa, kabiri uri umukene, gatatu uri impumyi, kane ndetse wambaye n'ubusa. Nuko Imana iri kubona ubukristo bwo muri iyi minsi imperuka, nuko Imana ibona abayobozi b'amadini muri iki gihe cy'iminsi imperuka turimo, nuko Imana irimo kubibona. Itorero mu isi ryakabaye irimo gukangura abantu, rikabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, abantu bagakizwa, abantu bagahinduka, abantu bakava mu buyobe, abantu bakava mu butindi n'ubupfu bwaho ngaho. Ariko se niko bimeze, kandi ntacyo wahindura, kuko nitorero nicyo gihe duhagazemo nyine cy'ubuhanuzi Imana yavuze, yagaragaza ko uko bizaba bimeze. Niyo mpamvu Pawulo mu Rwanda kwandikiye Timoteyo rwa mbere ibice 4 umurongo wa mbere yagaragaje ibizaba muri iyo minsi imperuka ku itorero rya Laodikia. Yaravuze ngo ndi kumva umwuka yerura, ngari ku mwuka aravuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, ngo bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Urumva waravuze ngo ndi kumva. Pawulo yabivugaga mu kinyejana cya mbere, hasi iyo ngiyo muri za 50 muri za 40 aravuga ati ndi kumva umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa, kandi si ukugwa gusa, ngo bazava mu byizerwa, nibamara kuva mu byizerwa ngo bazita ku myuka iyobya, kabiri ngo n'inyigisho z'abadayimoni. Kandi iyi myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni izaba iri mu bantu bitwa abigisha bayobya, kandi ababigisha nabo ngo bazaba bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Ibyo tubona ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana byarahanuwe ko buzahinduka kuri za alitari, muri ziriya nzu, mu masinagogi y'abanyamadini. Ubutumwa bwiza bugahinduka, abantu bakigisha ibirebana n'iterambere ry'isi, business, kwaguka mu bitekerezo, mu gutera imbere ku by'isi, bakabigisha ukuntu mugomba gukora imishinga, Imana ikabashyigikira,
aho kubigisha gukora umushinga wo kubaka ubwami bw'Imana mu mitima yanyu, noneho bakigisha abayoboke babo kubaka no gukora imishinga y'iterambere ry'isi, mu gihe ubuhanuzi yaba ubw'ibyahishuwe, yaba ubwo Yesu yavuze, yaba ubw'abahanuzi bahanuye bugaragaza ko igihe twicayemo ari igihe cyo musozo w'ibihe, musozo w'isi, ari igihe cy'umugoroba, ari igihe cy'igicuku, ari igihe umuseke ugiye gutambika umwami akagaruka, ari igihe ibibi birushaho kugwira mu isi. Noneho amadini akomeza kujijisha abantu abigisha iterambere ry'isi, icyo twita prosperity gospel. Inyigisho zishingiye ku burumbuke, gutera imbere, kugubwa neza, amajyambere y'isi. Iyo usomye mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10, ndakwinginze mbabara wumva ubutumwa ngiye kuvuga. Wumva iki kintu kuko ni ikintu gikomeye cyane. Kiza ubugingo bwawe wumva ubutumwa ngiye kuvuga. Wumva ko ubutumwa buvuga. Yaravuze ngo uyu mwanditsi, mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri kandi niko azahoraho iteka ryose. Umurongo wa 9 n'uwa 10 muwumve. Aravuga ngo ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka. Beneda, turashaka kubategura inyigisho irebana n'ikibazo kimaze kuba inshoberamahanga ku bantu bitwa ngo bayobotse Yesu, ariko bayobejwe n'abayobozi b'amadini. Ikintu kibaza ngo ese ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ni ubuhe? Umva ko birivuze, ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka. Utaramenya inyigisho z'inzaduka ziri muri iyi minsi, ntabwo ushobora kumenya ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ubwari bwo. Kandi utaramenya ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ntiwamenya inyigisho z'inzaduka ziri muri iki gihe cya none. Ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana udakomezwa n'ibyo kurya, nuko abitaye kuri byo bitabagiriye umumaro. Kubera iki aka kajambo uyu mwanditsi akongiyeho? Urumva aravuze ngo ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, ariko kugira ngo umenye izo nyigisho z'inzaduka izo arizo ahise azisobanura muri ubu buryo. Ahise avuga ngo kuko ibyiza ni uko umutima w'umuntu wakomezwa n'ubuntu bw'Imana udakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye ku biryo cyangwa kuri byo bitabagira umumaro. Ukuvuga ngo inyigisho rero z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, igisubizo atanze ni uko ari inyigisho zishingiye ku biryo. Iteka ryose ubuzima bwose tubamo muri iyi si, ikintu cya mbere tuba duharanira no guhaza kino gifu, ni ukugira ngo tugihaze kitazicwa n'inzara. Inyigisho zose umuntu yakwigisha: iterambere, gutunga imodoka, gutunga inzu, kwiga ukarangiza, kurira indege ukajya i Burayi, ukajya muri Amerika, ukajya muri Oceania, ukajya muri Asia, mbega ibi byose yakubwira byose birebana no kugira icyubahiro mu isi, kwambara neza, mbega gutembera, ukajya kuri beach, ukajyana n'umuryango wa, ibyo byose bikubiye mu kintu cyitwa guhaza igifu. Kuko uramutse ushonje ntiwatekereza kwambara neza, uramutse ushonje ntiwatekereza kuri indege ngo urajya i Burayi nta mafaranga ufite yo kurya. Uramutse ushonje ntiwatekereza kujya ku mazi. Uramutse ushonje ntiwatekereza kwambara kositimu cyangwa baze nziza cyangwa se wax n'ibindi super wax n'ibindi. Rekada ibyo byose tubikora ko duhaze. Rero ubutumwa bwose bushingiye ku by'isi babwerekeza ku byo kurya. Nicyo rero uyu mwanditsi w'Abaheburayo yavuze. Inyigisho z'inzaduka z'uburyo bwinshi ni inyigisho zishingiye ku byo kurya. Harimo iterambere, kuba umucuruzi ukomeye, kuba umushoramari udasanzwe ukajya gushora imari mu bindi bihugu. Harimo kuba rwiyemezamirimo, ukagira za entreprise zikomeye, ukiga imirimo myinshi kugira ngo utere imbere. Ibyo byose nubwo uyu bishop wawe cyangwa apostle yabikwigisha, nta handi ari kwerekeza nawe ugituma ubiteze amatwi, ni kuri iki kintu cyitwa igifu. Kuko iki gifu gishonje ibyo ntiwakwirwa bijyamo. N'abantu bicara mu isi ni iki gifu kibitera. Kugambana mu isi ni igifu.
noneho rero bye byarahanuwe ko iki gihe turimo cy'itorero rya Laodikiya, igihe cy'ubukristo bw'akazuyazi, ubupaseri bw'akazuyazi, ububishopu bw'akazuyazi, uguhanura kw'akazuyazi, ugusenga kw'akazuyazi, nuko yagaragaza ko n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzahindurwa kuri za altare hara tubona muri ziriya nzu mu masinagogi y'abayajyamo bajya gusengeramo, bagahindura ubutumwa, bakagisha ubutumwa bushingiye ku iterambere ry'iby'isi. Ariko niko bimeze. So rero iki ni igihe cyo kugira ngo duhaguruke twamamaza ubwami, abizera bamenye ukuri, ababishopu mukiri bazima mureke gukomeza kwikubira abantu ngo muwicarane. Turabibutsa igitabo Kuri nahishwe. Tubafite igitabo Kuri nahishwe, ni igitabo gikubiyemo inyigisho za eschatology, inyigisho zirebana n'ibihe by'imisi y'imperuka. Hakuyemo ibyo byose tubabwiye, bigaragaza ko isi igeze finally, bigaragaza ubuyobe buri mu madini, imikoro antikristo mu madini, bigaragaza imikoro antikristo mu butegetsi bw'isi. Ibintu biri mu iki gitabo hakuyemo ibirebana no kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa ku itorero, uko antikristo ari gukora mu bihe bitatu, uko yakoze, uko ari gukora n'uko azakora, uburyo ari gukora mu buryo bw'amayoberane. Havugwamo iby'intambara ebyiri, intambara yitwa Harimagedoni n'iyitwa Gogi na Magogi. Havugwamo ibirebana no kuzamurwa ku itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mw'Ijuru. Ahangaha twasenye inyigisho z'idini y'abatemwe de Jehova bavuga yuko mw'Ijuru hazajya 144 byonyine, abandi bose ngo batazaharenga hano mw'isi. Mbega igitabo gikuyemo ibya Yerusalemu cya Yesu agiye gutegurira abizera, gikuyemo inyigisho zo mu byahishuwe, igice cya 16, icya 14, icya 18, cya 20, cya 19, icya 21 na 22. Aha twagiye dusobanuramo ibyo bice. Niba ushaka gusobanukirwa bimwe mu bigize ibyahishuwe, wagisoma, hanyuma ugikeneye watubwira. Ahantu hose turacyohereza, mu Burayi, muri Amerika, muri Oceania, muri Aziya, hose kiragenda. Mu bihugu bya Afurika baragitwara, mu Rwanda, mu ntara imodoka zirakijyana, kireza ku makuru kikagenda, hanyuma mu bindi bihugu iposita y'u Rwanda n'idufasha kiragenda. Rero gikeneye watubwira, igitabo cyakugeraho aho uri hose. Imana ibaha umugisha. Turashaka kugira ngo dusoreze ahangaha ikiganiro, twinjire mu kindi, tugaruke kubirebana na ya mazina 7, dusobanura noneho izina rya kabiri twigishijeho kuri iki kiganiro cya kabiri twababwiye, rirebana no kuba umuntu wese ari umutambyi, no kuba twarasenya amazina y'abantu biyita ba papa, biyita bigisha, twerekana ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo abantu ariko bakurikiza, kuko nibadakurikiza ibiri mu ijambo ry'Imana bazarimbuka. So rero twari twigishije kubirebana n'umutambyi, uburyo umukristo wese ari umutambyi, umuntu wese wamagawe n'Imana ari umutambyi. Twerekana biri kubivuga. Twabonye amagambo dusanga mu rwandiko rwa Petero, igice cya 2, urwandiko rwa 1 umurongo wa 9, havuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu cyo wayo witangaza. Aho na hambere Petero abivuze ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami. Hanyuma ahandi twabonye ni mu byahishuriwe Yohana igice cya 1 umurongo wa 6, hari ijambo rivuga ngo kandi wabejeshejeho amaraso ye akabahindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se. Ubundi uzasoma ku murongo wa 4 niho babivuga neza. Havuga ibintu 7 Yesu yakoze kugira ngo tubashe guhindurwa abantu badasanzwe. Icya 7 rero nuko atubwira ngo yaduhinduye, ntabwo twitwa gusa, ahubwo twahindutse abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se. Wasoma mu byahishuriwe Yohana igice cya 5 umurongo wa 9 n'uwa 10, hari umurongo uvuga ngo niwo kwiriye kwera igitabo, kuko watambwe ugacungura Imana abo mu mahanga yose no mu ndimi zose, mu miryango yose no mu moko yose, wacunguje amaraso yawe ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Aho naho baratweretse ko Yesu kubwo gutambwa kwe, kuba igitambo cy'abari mu isi, byamuteye cyangwa byaduteye guhindurwa abami n'abatambyi. Ahandi tuhabonye ni mu byahishuriwe Yohana igice cya 20 umurongo wa 4 n'uwa 5,
havuga ngo mbona intebe z'ubwami mbona bazicara baga ubucamanza kandi mbona n'imyuka bacu ibihanga babahora guhamya kwa Yesu aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizwe ikimenyetso cyayo barazuka bimana na Kristo. Uwo niwo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazuka imyaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara bameze batyo, ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazima iyo myaka 1000. Aha rero twatugusobanura izina rya kabiri ko twabonye ko izina rya mbere Imana yaduhaye kandi so kwitwa gusa ahubwo ni nacyo Imana yatugize cyo. Ni kuvuga ngo Imana yakugize urusengero rwayo, niryo zina rya mbere, ariko ukanitwa n'urusengero. Ayo niyo mazina Imana itwemera kwitwa. No kwitwa ba papa, kwitwa ba bishop, kwitwa abigisha, ntago Imana ibyemera. Izina Imana itwemera nirigendeye n'icyo yaduhamagariye kandi kiduhindura abana b'Imana. Rero Bibiliya twabonye igaragaza ko umuntu we ubwe ari urusengero rw'Imana. Umpamagaye ngo rusengero ntacyo bintwaye, rusengero rw'Imana we nanjye nabiguhamagara. Rero Imana yaduhinduye urusengero ko twitwa n'isengero z'Imana. Icya kabiri twabonye ko Imana yatugize abatambyi, turabibonye hano muri Bibiliya, ariko kandi twitwa n'abatambyi. Icya gatatu nuko Imana yatugize inzu yayo, ariko kandi twitwa n'inzu y'Imana. Twarabibonye mu Bakorino urwandiko rwa mbere ibice 3 umurongo wa 9, kuko twembi Imana ariyo dukorera namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Rero icya gatatu nuko Yesu yaduhinduye inzu z'Imana, tukitwa n'inzu z'Imana. Kandi icya kane nuko yavuze ko turi n'umurima w'Imana, ni hariya tubonye mu Bakorino, kuko twembi Imana ariyo dukorera namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Turi umurima w'Imana kandi twitwa umurima w'Imana. Gatanu nuko Imana yaduhinduye abami. Twabibonye muri Petero ngo yaduhinduye abami n'abatambyi, no mu Byahishuri turi abami. Aho ni Magera turashaka kuvuga ikintu kirebana n'umwami na zimwe mu nshingano umwami afite. Tureba abayobozi b'amadini niba koko babifite, kuko Bibiliya ivuze ko turi abami. Aba bayobozi b'amadini izi nshingano umwami agomba kuba afite barazifite. Indangagaciro z'ubwami cyangwa z'umwami barazifite. Turaje turazireba. Hanyuma icya gatandatu nuko twabonye ko Yesu yatugize umuzabibu. Turi umuzabibu. Ubutumwa bwiza kubanditswe na Yohana 15 here ku murongo wa mbere uzasoma igice cyose, aho yavuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri namwe muri amashami. Ubwo rero niba Yesu ari umuzabibu w'ukuri tukaba amashami, natwe turi imizabibu. Twahindutse imizabibu kandi twitwa imizabibu. Icyanyuma twabonye ko Yesu yatugize ibuye. Hara muri Petero urwandiko rwa mbere ibice umurongo wa mbere haravuga ngo nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'ishyari n'uburyarya no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, kandi mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abagize ku gakiza. Ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, nimumwegere kuko ari we buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryatoranijwe riba iry'igiciro cyinshi, ngo kugira ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima mu b'inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bw'utambamo ibitambo byera bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Abefesi igice cya 2 rwari kupana cya Abefesi igice cya 2 murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 22. Nuko noneho ni mukitwa basuhuke n'abimukira, ahubwo mu rugo kumwe n'abera ndetse muraba mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo akaba ari we buye rikomeza imfuruka. Ngo muri we, muri Yesu, inzu yose iteranijwe neza irakura ngibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. So rero twahindutse amabuye, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kandi mwubakwe kuri Yesu, tube twubakanye duhinduke inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Ayo ni amazina 7 itorero ryahawe, ariko amazina ahuza n'Imana yatugize cyo. Niyo mpamvu twari dusobanuye icya kabiri mu kiganiro cy'ubushize, twasobanuye ko umuntu yitwa umutambyi, umukristo wese ni umutambyi, umusizera agahindutse umutambyi, ariko kandi yitwa n'umutambyi. Ibi twarabigaragaje. Uyu munsi twifuza kugaruka ku birebana noneho rero n'indangagaciro zigize umutambyi. Umutambyi akwiriye kuba ameze ate? Nayahe mabwiriza Imana yahaye umutambyi?
twasobanuye ubutambyi bwo kwa Lewi na Aroni wari umutambyi mukuru, amwe mu mabwiriza bari barahawe, akaba ari ibyo bigize indangagaciro z'umutambyi, kuko isezerano rya kera ryari ishusho n'igicucu kibizaba, ariko umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo. Mu yandi magambo, isezerano rya kera dusoma muri Bibiliya, rya sezerano rya kera ni ishusho ya Kristo, ni igicucu cya Kristo, hanyuma umubiri w'icyo gicucu n'iyo foto ufitwe na Kristo. Niyo mpamvu ibintu byose bivugwa mu isezerano rya kera, niba dushaka kubisobanukirwa no kubisobanurira abantu, tubisobanure twifashisha isezerano rishya, kuko abantu benshi amadini yigisha isezerano rya kera gusa ko nigisha isezerano rishya. Kandi isezerano rishya, nyir'ubwite Yesu, nyir'uriya mubiri, nyir'umubiri, akaba nawe nyir'igicucu n'ishusho ry'isezerano rya kera, niwe witangiye isezerano rishya, avuga ati noneho murisome mwumve neza. Niyo mpamvu rero dukwiye kumenya ese ni ibiki Imana yavuze ku batambyi ba kera, ni izihe ndangagaciro bari barahawe. None se Bibiliya ko yavuze ko twebwe turi abatambyi, abizera bose bari ku rwego rw'isi, bavuga ngo bizeye Yesu n'abamwizereye mu binyoma, ku nyigisho bababwiye z'ibinyoma, abo ngabo bose nanabatindaho, ndavuga abizeye Yesu by'ukuri, abo ni abatambyi b'ubwami. Ni izihe ndangagaciro Imana yabwiye abo mu gihe cya kera mu Balewi, kugira ngo dufate izo ndangagaciro tuzizane twebwe muri iki gihe turimo, turebe uburyo natwe Imana dusaba kubikurikiza. Nguhaye ikaze rero ku kindi kiganiro kigiye gukurikiraho. Reka dusoreze aha ngaha iki ngiki, hanyuma dusenge tugaruke mu kiganiro cya kabiri. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Nyakubahwa mubyeyi dukunda, turagushimira ikiganiro cyiza utugejejeho, turagushimira ubutumwa bwiza ugejeje ku bantu. Fasha umuntu wese wakurikiye ikiganiro kandi umwagure mu bitekerezo kugira ngo abashe kumva icyo uvuga, amatwi ye y'umwuka abashe gufunguka yumve neza icyo ushaka. Twese dukomeze kwezwa tujye mu bwami bw'Imana. Muri iki gihe cy'itorero rya Laodikiya, ubukristo bw'akazuyazi, urinde umuntu wese kumva buno butumwa gukomeza kuba akazuyazi, ahubwo ashyuhe aho umukristo mwiza, kugira ngo igihe cyose uzagarukira, yaba ariho yarapfuye, azagenda kwiteguye, maze nuhamagara mu mazina uzahamagara nawe iryo rizabonekemo. Ibyo nibyo musabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo, no tubyamaje twizeye, amen. Turabashimiye rero, Imana ibahe umugisha, mukomeze kubana natwe, mukomeze no kugira ibihe byiza. Shalom shalom. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese.